tubivuga ntago ari byo gusenga niringara ubwo niko bavuga urumva bivugize kimwe ubuse igisubizo gusenga byakorerwa aho umuntu ari hose. Okay, wirwanya ufite yajya rero afite impamvu imujyana mwine niba byakorerwa aho umuntu ari we harahandi ashaka kujya. none utajye muri ayo madini amadini no gusenga bitandukanye. utajye muri ayo madini muri ayo masengesho utajye bavuga ko bagiye gusenga umuntu akagucaka kubwira ngo se waje tukajya gusenga wo kuvuga irasengera mu ngo se ngo kuki ngo utagiye gusenga akavuga ati wowe uri umupagani kubera ko utagiyeyo. yabyo ntago ari byo. gusenga ubwabyo ni ikintu bita ni igikorwa ni action. kwambaza Imana nkuko tubisomye Yesu yarasengaga ko Yesu yari Imana avuga ko yasabaga ibiki. none ikinyarwanda cyo gusenga ni iki? dushobora kuvuga gusa no gusenga rega cyo kora gusenga byo nanjye ushobora kubyizeraho gato. tuvuge gusenga oya gusega no gusabiriza ntabwo byemera ahubwo gusenga bigira irindi jambo na tatashoboza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe. reka dusuhuze mwebwe mwese mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira kuri Emma Talks TV ndetse na Ziraziritse TV. muri abantu babagabo cyane, muri abantu b'ingenzi, turabasuhuje mwese aho muherereye, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, n'aba diaspora cyangwa se nabo mu Rwanda rw'iyo ngiyo, mukomeze kugubwa neza cyane. Mazina kire uwitwa Kwizera Valence Ziraziritse cyangwa se Ziratonoma, ariko noneho nubwo zitonoma ntabwo zabatwara ngo ziba ziziritse niko numvishe yiyita. ubwo rero ariko ngo ntabwo ari Imana yabimwise, ahubwo ngo n'abantu babimwise. ariko wenda n'Imana ikaba yaraciye muri abo bantu, wenda nanjye ikaba yarangisize. ubwo wenda reka twemere ko yabakoresheje ntacyo. uyu munsi rero cyangwa se uyu mwanya twaba tuvuze akantu ndagira mbanze nkunyomoze banze usonera batwumva u Rwanda rw'iyo ngiyo n'uruhe. u Rwanda rw'iyo kwakira uvuze ngo mu Rwanda rw'iyo ngiyo n'uruhe. naho abanyarwanda bari hose hatari mu Rwanda. ntabwo bari mu Rwanda rero nahise yaho bari hitwa mu Rwanda. mu Rwanda yego. aya vuga ngo abanyarwanda bari hanze y'igihugu cyabo. wowe banze ubyumve ibyo wowe iyo ni filosofi ihambaye. aho umunyarwanda hose ageze abari mu Rwanda banza ubyumve, reka tega amatwi. urabona nko bakundi yaba Rwanda Day nko muri Amerika hari ababaye mu Rwanda. tafazare kare anapfa kukumva kuko kaba hagiyeyo umukuru w'igihugu, urabona ko kandi ahantu ari ubwe abari u Rwanda. urabona ko akunda abahanzi bajya gukora ama concert muri Belgique mu Bubiligi, bonyine muhanzi agiye kuririmba batandukanye bagiye kurimbira abanyarwanda, bagatumira abanyarwanda bakaza hari ahantu babaye. sawa kadukomeze ikiganiro. Okay, ubwo rero ntabyo nemeye. Bigaragara ko amateka mu Rwanda ni hano mu Rwanda rwiza rwa Gasabo Israeli ndetse na Imana yaho, ubwo amateka y'Imana ntabyo ngiye nzi amateka y'Imana y'isi n'ijuru. Okay, amateka y'wanyu ntayuzi, cyakoze Israeli yo wayamenya. mwe nungusha amateka y'u Rwanda tuzahige rimwe tutari kuri kamera tubazanye ibibazo byo mu mateka gusa. Nidushaka tuzaturi no kuri kamera aricyo bitwaye. Okay, byiza cyane na mu Rwanda rw'iyo ngiyo. Twumvise ko navuze igisekuru cya ikiganiro kimwe twizeye gukora hano, navuze igisekuru cyusaga rw'ubusisi kiraba rukizi wowe. Okay, kirangiye ndakizi nta nakirenza. Ngo kivuge narakivuze ngo kivuge ntago nakivuga kubera ko ari wabanza kujya kuri Google keretse ari agahigo ukabanza ukagira ibyo uzana ugatereka hanze. twikomereza ikiganiro ariko tukomeze ikiganiro ngeze inyankorera ubuntu ari agahigo ukavuga ikintu washyize. Okay ndere yatu reka rero twikomereze iki ni ikiganiro agatonyanga mu nyanja nkuko mumaje kubimenyera. Ziraziritse rero hano ndagira ngo noneho tuganire ku kintu kigendanye no gusenga. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo gusenga ngo no gusaba Imana, abandi bakavuga bati no gusabiriza, abandi bakavuga bati gusenga ngo ni ukubwira Imana cyangwa se no kuganira, ngo nayo babivugaho ibintu byinshi cyane. Ariko mbere ko nkubaza ikibazo kuri aka ngaka, we gusenga wabwira abantu ko gusenga bishatse kuvuga iki? Ndabarimbira akaririmbo k'umuhanzi witwa Safari Pio. gusenga nukuganira n'Imana. Ntako gusa ndakarangije indirimbo noneho arivuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu arazamuka ngo akagera kure cyane. Hanyuma ibyo nabyumvishe by'indirimbo zacu. Igisubizo gusenga nukuganira n'Imana, nukuyibwira ibyo wumva ushaka kuyibwira. Muri make no kuganira n'Imana. Kuko iyo umuntu yimubwira uno ushobora kuzana nkakubwira ibintu ariko kugira icyo usubiza, ariko twaganiye nakubwiye. Gusenga ntabwo ari kuganira n'Imana rero. Jewe wamba ndetse wansubiriza. Kubera kuri ubwari iryo jambo ntabwo nukuvuga ngo ijambo ryaturutseho gusenga ubundi nubwo ari ikinyarwanda.
ubundi ryaturutse ku ijambo ry'Iringara bita kosenga. narekoye Wabyumvishije? Aha. Hanyuma rero ijambo ry'inyarwanda rikaba ryo bituruka ryo jambo akaryo bita gusenga. cyareke mugiye kuzana indi mukagira ngo bikaba bivuze gusaba cyangwa se wabikora inshuro nyinshi bikitwa gusabiriza. hanyuma se ko nduzi witwaje Iringara wenda mukanya uvuga n'ibyongereza n'ibiki ngaho uvuga no gusenga mu Ruganda bavuga iki cyangwa mu Runyanko cyangwa mu Ibyo simbizi, iby'izindi nabyo ndimi. naba ndikushaba simo n'ibiki None se gushobora mu byo tuzo ni ugusaba bavuga gusaba nuko iyo shaba yagira mu rurimi rwabo bavuze kosenga none bavuga ko ari gusenga. Ntabwo ko bijyana. bivuga ntabwo ari byo kosenga ni Iringara ubwo niko bavuga None se nabwo urumva bivugize kimwe. ubu se none Rwanda baza gatatu muri Iringara ni ngwiki Reka nkubwire. uzava ko ari Kinyarwanda bavuga gatatu muri Iringara ni ngwiki ariko nanjye ndarizi bito Uretse abakoroni cyangwa se abantu bazanye ariko abakoroni ni bari banyokora wabuze abakoroni bubu ko ari batuzengereje cyangwa kandi se ko bahari abazanye Bibiliya nubwo wowe utarimo kubyemera ariko ni ijambo ryaturutse gusenga rituruka ku ijambo ryitwa kosenga cyangwa se mu Kinyarwanda akaba aribyo bita gusega. Gusega rero akaba ari ugusaba ariko iyo bikozwe inshuro nyinshi kubera ko ntawe usaba Imana ngo ihite imuhereza ako kanya bisa ko agomba guhora ngo ayibutsa bikitwa gusabiriza kubera kubikora mu buryo cyangwa se mu mwanya Umva Manuel cyane. Ahangaha rero ikintu nshaka kukubaza ku bingibi bigendanye n'ibintu byo gusenga, ese gusenga bigira aho bikorerwa cyangwa byakorerwa? kambanze ngusomere uyu murongo dusoje ntawe usomye nababara tangira ibice 4:26 na Seti abyara umuhungu amwita Enoshi icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Imana hano gusenga bikomoka ahubwo kereka ahubwo nuvuga amazina dukoresha kuko gusenga ni ukwambaza ni ugusaba wowe urimo kuvanga gusaba no gusabiriza gusabiriza ni ukujya kuri gare ukujya hahurira abantu benshi wamfunguriye wampaye akatanu wampaye igiceri ibyo ni ugusabiriza kuko nibyo bintu bihora bigaruka ariko gusenga oya ibinyarwanda ni bibiri hari ugusaba uretse banza wumve nanjye banza unyumve iyo uvuze gusaba njyewe niba ngusabye ikintu uyu munsi singibone ejo nkongera nkakigusaba nkagaruka kukwibutsa cya kintu nyamura kubwira ibyo nibyo bita gusabiriza ntabwo uri kubyumva umva Luka 18:7 ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro mbese yazirangarana ndabwira ukuri yuko izazirengera vuba ariko bikurikiye urumva neza aha naha twigisha icyo uri kurwanya wowe kandi Yesu wabivuze ngo dusenge dutitirize atanga urugero rw'umugore wakoze nk'ibyo uri kuvuga ajya ku muyobozi rimwe aramusuzugura ejo aragaruka ntiyamwumva umuntu aza kuvuga ngo yewe uyu muntu nubwo ngabwe nitwara nabi Yesu aravuga ati none ubwo umuntu utubaha abantu utemera Imana yabonye gutitiriza ko umuntu akamukiza Imana yo ntabwo izarengera intore zayo wirwanya gusenga Manuel niba ari ijambo ry'inyito mbi ushobora gusaba wakwisha gusaba ngiye gusaba Imana kwambaza Imana nkuko tubisomye Yesu yarasengaga ko Yesu yari Imana avuga ko yasabaga ibiki none ikinyarwanda cyo gusenga ni iki dushobora kuvuga gusa no gusenga rega cyo kora gusenga byo nanjye ushobora kutabyizeraho gato tuvuge gusega oya gusega no gusabiriza ntabwo byemera ahubwo gusenga bigira irindi jambo naryo ryakoreshwaga uzi ikibindi uribuka umwenda bagikoreraga ngo zindakatsi bakakisenguruka kugira ngo gikomere birya bagita gusenga ariko ivuze ngo iyo kuruva ngo ta kibindi cyanjye naragisenze umuntu ize cya kibindi gisenze cyagisendeshe birabyo byitwa gusenga mu Kinyarwanda ariko byakorera ku gusenga usenga ikibindi mu buryo kucyambika umwambaro akorwaga mu migozi y'indakatsi cyangwa y'imivumo ariko gusega ni ugusabiriza wowe bavuze ko gusenga ari ugusaba ni ugusaba ni ukwambaza none ibyo ngibyo wita gusaba aribyo bita gusenga wowe ukavuga ngo inyarwanda no gusaba ibyo ngibyo bikwiye gukorerwa hehe ko tubona abantu birirwa bagenda bakirirwa batera intambwe bamwe bavuga bati tugiye gusenga bari bati tugiye gusenga bamwe barajya mu idini ryitwa runaka abandi bajya muri ryitwa runaka ese bikwiye gukorerwa hehe ibyo bintu urazanamo indi kote kandi tutari bugemo ariko amadini si cyo ngenda shaka iyo niyo dufite noneho ese gusenga bikwiye gukorerwa hehe siweka masikiyo kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data igisubizo gusenga byakorerwa aho umuntu ari hose wirwanya ufite iyajya rero afite impamvu imujyana nyine niba byakorerwa aho umuntu ari we hari ahandi ashaka kujya nyina byakorwa mu aho ari hose ubu uri kurwanya uba afite ahandi ashaka kujya kubikorera kandi biremewe kuko tujye gusenga kwacu kugira ku Mana Data none utajye muri ayo madini amadini no gusenga bitandukanye utajye muri ayo madini muri ayo masengesho utajye bavuga ko bagiye gusenga umuntu akagucaka kubwira ngo se waje tukajya gusenga wo kuvuga ndasengera mu ngo se ngo kuki ngo utagiye gusenga
akavuga ati wowe uri umupagani kubera ko utagiyeyo. oya byo ntabwo ari byo. gusenga ubwabyo ni ikintu bita ni Oya. igikorwa, ni action. oya uwo muvanga uri umupagani kuko utagiyeyo ntabwo ari byo. Twasanze kujya mu materaniro ni ukugira ngo njye nawe duhure gusenga uremera ko ari umenye igikorwa. ibyo ni igikorwa gikomeye ahubwo gikorwa n'umunwa ariko kikaziturwa ibikorwa. Nicyo bita na action, nibyo nakubwiraga. Igikorwa rero cyakorerwa ahantu ahariho hose. ndabyemera rwose, ariko icyo ntemera ni ukurwanya uyu wagiye gusenga, kuko niba gikorwa hariho hose mureka ajye n'ahariya. si mu rugo njye ntabwo ibyo mbirwanya. ukubwira ngo ntiwagiye gusenga ngo umupagana we yabyo ntabwo ari byo. njye mfite bibiliya yanjye ngiye gusenga, wowe kubera iki utaza ngo ujye gusenga oya ukaba iyo mvugo ntabwo nyemera umuntu. Ubundi abantu nadukurikiye ntihazagira umuntu ngira gutuka umuntu ngo ni umupagani. Umupagani ni igitutsi. yego umupagane ni igitutsi rijya kuza mu Bisiraheli babandi kuvuga ngo nibo twizera. Paganisme yabaga ari umuntu uri mu idini ritari rya Isiraheli, byaturutse kuri umuntu utemera Imana ya Isiraheli. N'uyu mwanya umupagane ni umuntu utemera Imana, utemera kwibaho, utemera ko yabayeho, ariko uyu muntu uri kubona mu bintu bibi yemera Imana ntabwo ari umupagane. Ni umunyantege nke, ni umusubira nyuma. Nkunda ijambo mu gaturi ko bavuga ngo ni umugarukira Imana iyo agarutse. Ntabwo umuntu utagiye gusenga, umuntu uhora acuruza, umuntu uhora abe na rimwe agize mu rusengero ariko yemera Imana ntabwo ari umupagane. Icyo ni igitutsi. ubwo rero kandi ko ari ahantu nasomye bakavuga ko paganosi bivuze umunyamahanga ku Mana nyine. Umunyamahanga kuri ya Mana ya Isiraheli n'ubyaturutse arega. Okay, byiza cyane. Reka rero dusoze kubera ko ndabona buriya natwe twari abapagani tutari twamenye Imana. yego. Reka rero nyemerera ibyo byose abantu bafite icyo bumvishije, nyemerera dusoze kubera ko mbona ibintu bihindutse. Yes. Reka ngushimire. Imana ibamugisha nawe Ukomeza kuvuga neza. Sawa sawa. Hasta la vista. Asante sana. Data nshoboza mwami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe.